Hello bakunzi ba Udushya TV YouTube channel ewana duteguye ino video kugira ngo duhurize hamwe dusubiza kimwe mu bibazo mwagiye mutubaza kumva mutese ko tugerageza gukoresha ino application yako twayako exportinga video kugira ngo ijye kuri galeri ikagenda idafite high quality cyangwa se ikagenda itagaragara neza mu mavideo mu mashusho. So turagira ngo tubereke ukuntu wakoresha application ya KineMaster ukabasha kuba wake-exportinga video igaragara neza ifite amashusho akeye high quality. So nkuko mubizi hari ukuntu ino application ihera kuri FPS ya 30 niyo high ibifite hari uwo exporting aho video. So turabereka ukuntu ujya muri advanced setting ukabasha kuba wabihindura ibyo ngibyo. Rero ngo murabibona aha ngaha twari tumaze kubihindura, ariko ubusanzwe iyo bidahinduye tubereke ukuntu bihinduka. Uraza video yawe ukayitegura, ubona nk'aka kavideo twari twateguye tuba tumaze gutegura yashobora no gutegura akavideo ngira ngo byo murabizi ukuntu zitegurwa. Tugiye gufata akagero k'akavideo hanyuma tubereke ukuntu wagenda ukaki-exportinga kakaza mu mashusho akeye cyangwa se high quality video high quality. So reka dushyireho wenda tu images nk'uko hanyuma urabona nk'aka kavideo dukoze ushaka kuzakora nk'akavideo ka Merry Christmas n'ibintu byoroshye cyane kugira ngo hanyuma wenda dushyireho n'indi layer ya text, andike wenda kuri text dutemo Merry Christmas. Urabona ukuntu nashyizeho turi related, andikeho Merry Christmas. Hanyuma Merry Christmas dutemo wenda not born in italic. Then dutemo kuri dutemo ring Merry Christmas. Hanyuma tugiye guhitamo color, maze ukabiselecting ukaza hano kuri color ugahindura color. Merry Christmas. Then duhitemo kuri duhitemo drifting. Normal nta kibazo. Kaza bagakwiza kuri video yose gutya. Hanyuma aha ngaha ushobora kuza ugashyiraho akandi gastika kuri ino layer, ushobora kuza ugashyiraho akandi gastika wenda dushyireho akandi gastika ka Merry Christmas. I think this one is okay. Let's focus. Ufite ikibazo cy'ukuntu ino video itegurwa yaza akatubaza, nabwo yakwandika muri comment. Kandi ikindi hano kuri Udushya TV tubasaba nuko mukora kuri subscribe, tubereka ukuntu ukora video. Murabona nk'aka video dukoze urakabona
aka video tugakoze nta kamera dukoresheje, ushobora kugakora kagashimisha abana kagashyira kuri YouTube channel yawe. Ntabwo aba ari ibintu birenze, tugira ngo murabibona ko ufite ikindi kibazo hano kuri Udushya TV turategura every single day, turategura video nshyashya ibafasha buri munsi kabisa. Wowe kora subscribe no kuri notification, ubundi ubashe kudukurikira kuri Udushya TV YouTube channel, ubashe kubona video z'uruhererekane zigufasha z'amatutorials ukuntu wafasha telefone yawe ukayikoresha mu video arenga igihumbi, ukaba wakwandika nk'ubu amagambo ari kuvuga akaba ari kwiyandika. Izo video zose twagiye tuzitegura. Ikindi turaza gushyiraho na nimero ya WhatsApp, kwanza dore ni iyi turaza kuyishyiraho. Hanyuma ubundi ufite ikibazo wese n'inyunganizi n'igitekerezo atwandikire kuri Udushya TV channel, tubashe kugira ngo dufatanye telefone zacu zikorera amafaranga online. Kugira ngo murabibona ko ahantu turi kwerekeza ntabwo bikivuze ngo uzagenda uhinge gusa, ushobora guhinga ugakoresha na telefone yawe. Udafite kamera, udafite machine, telefone yawe nayo irahagije kugira ngo igufashe kuba successful online. Hanyuma hano twateguye ino video kugira ngo turebe ukuntu exportinga video biri high quality. Urabona ubusanzwe muri setting, reka turebe kuri setting neza, tugiye kubereka ukuntu bigenza ukoresheje KineMaster setting. Uko bigenza nta kundi, uraza urabona application igifunguka, uraza hano kuri setting ya KineMaster, hanyuma ukagenda ugasetinga ukuntu video yawe igomba kuza imeze. Urabona hano kuri setting tugiraho information about KineMaster, twegera device capability information, hano ni ibijyanye na information. Hanyuma kuri editing tugira default direction mu masegonda ane n'ibice bitanu cyangwa se clip, ariko ibi ngibi ntabwo aribyo tugize. Icyo dushaka kuberekana ya high quality ya export na import. Kikora uramanuka ukaza hano kuri advanced, hano hepfo mu kureba hano handitse advanced settings, ukaza ugakikaho. Hanyuma ngira ngo murabibona hano setting tugira ziri advanced mu kuzireba, ariko hano icyo bagusaba ni uko niba ugiye kwemezaho nuza runaka, ugomba kuba witeguye ko hari change zishobora kubaho kuri telefone. Kugira ngo ugomba kuzizuka ugasetinga mu gihe hari nk'ikintu ushaka ku-exportinga. Urabibona hano kugira ngo ujye usohora video ikeye kuri application ya KineMaster, uraza urabona hano handitse ngo allow export a frame rate up to 60 feet per second. Wango FPS, wango kugira ngo exporting video ikeye ugomba kuza hanga ukayitaminga on. Wango yita